turi kuri Ezobodi. Uyu munsi tugiye kubagezaho itandukaniro riri hagati ya character cyangwa charisma nk'uko abakunzi bacu babidusabye. Niba n'abantu benshi batazi gutandukanya ibintu bibiri. Character bisobanura uwo uriwe imbere, indangagaciro cyangwa imyitwarire yawe. Nyuma charisma ni uko ugaragara cyangwa uko wigaragaza mu bandi. Character ni imyitwarire cyangwa kamere bariko tugira. Character ni indangagaciro umuntu agenderaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Harimo kuba inyangamugayo, kuba umunyakuri, kubaha abandi, kwihangana no kugira inshingano. Izo ni character ziranga umuntu. Character kandi igaragarira mu bikorwa bya buri munsi, cyane cyane iyo umuntu ari mu bihe bikomeye cyangwa atarebwa n'abantu. Character ituma abantu bakubaha igihe kirekire. Muri character Satani adakoreramo, agashyiramo character ariko yazanye Yesu ni ukukugarurira character y'ubumana muri twebwe, ibyo twakwita restauration. Igihe gihitamo abo duhura nabo, nyuma character ikaduhitiramo abo duhuje. Imana nayo ikaduhitiramo abo tugumana. Character ntikwemera ko uteye nabi, ahubwo uhorana mechanisme ya defense. Iyo ufite bad character bituma uwo mubana ahindura behavior kugira ngo yidefende kuri iyo miterere yawe. Gusaba imbabazi ni byiza, ariko iyo bibaye byinshi bifunga konte y'icyizere. Dore uko ushobora gusana imiterere yangijwe na karagiteri zawe. Iya mbere ni ukwemera kuteye nabi. Iya kabiri ni ugusaba imbabazi ukazihabwa. Ntibisobanura ko umuntu yakize igikomere, ahubwo gusaba imbabazi ni ugufungura konte yawe y'icyizere. Be positive. Muri sosiyete Imana ntikuzamura, izamura ubumana buri muri wowe. Amafaranga icyo amafaranga agufasha ni icyo usanganye muri karagiteri. Buriya ntuzumve bavuga ngo iyo umuntu ngo yagize ngo amafaranga wajya mu ngeso nyinshi. N'ubundi iriya ari karagiteri, ahubwo ni uko atari abifitiye ubushobozi. Urugero uzumva ngo uriya muntu asigaye afite amafaranga, ni nako asigaye agira indaya nyinshi. Na mbere y'uko agira ariya mafaranga yari asanzwe afite iyo karagiteri, ariko nta bushobozi bwo kuzigura yari afite. Ni byiza gusaba imbabazi, ariko uzi n'uruhande uherereyemo ko ari rubi. Ugahora ugenzura kandi ukaba wemera kugirwa inama n'abakuruta bakurusha ubunyangamugayo, ukemera guhinduka muri character zawe. Nyuma rero turebe icya kabiri, aricyo charisma. Charisma ni ubushobozi bwo gukurura abantu, ubuhanga bwo gushimisha abandi. Icyo bivuze charisma ni impano, ntabwo ari imiterere cyangwa ubushobozi bwo gukurura no kwigarurira imitima y'abantu. Harimo kuvuga neza no kwigaragaza neza no kugira icyizere, kwishimisha no kubikangurira abandi. Urugero nka Oprah Winfrey bakunze kuvugwaho kugira charisma, ko ashobora kuvuga akumvwa na benshi. Charisma ituma abantu bagukunda kandi vuba. Muri make ushobora kugira charisma nyinshi ariko ukagira character nkeya, cyangwa ukagira character nziza ariko utagira charisma ikomeye. Ariko iyo byombi bihuye, umuntu aba umuyobozi cyangwa umuntu w'icyitegererezo gikomeye. Ingero z'abantu bamwe tujya tubona ko bafite character nziza ndetse na charisma.
turafata urugero rw'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, azwiho ijambo rikomeye rifite icyizere gihamye n'ubushobozi bwo kuyobora abantu mu buryo bubashishikariza gukora no kwigira. Undi mugabo wa kabiri tubona ni Nelson Mandela. Yari umuyobozi wagaragaje kwihangana, imbabazi n'ubwiyunge, bituma akundwa cyane kandi n'isi yose. Undi mugabo wa gatatu twavuga ko na afite karata na karisma ni Martin Luther King Jr.